Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe. Ndagushimiye kuko wongeye kumpa kano kanya. Niba ari ubwa mbere kandi nguhaye ikaze. Uyu mwanya ndashaka kukuganiriza nkubwira ngo iki ni igihe cyawe cyo gukoreshwa ibitangaza. Wabyumvise neza. Iki ni igihe cyawe cyo gukoreshwa ibitangaza. Ushobora kuba wikanze, ariko ni ibyanditswe byera binyoboye kukubwira gutya. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, igice cya 16 n'umurongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo, kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Aha ijambo ry'Imana rivuze ritarobanura abantu ukurikije amadini, ukurikije ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko rivuze ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera. Aha rero ni abizera. Bisa n'ibitandukanye n'aho Pawulo yagiye yandika, wenda tuvuga urugero, akandikira nka Timoteyo akamubwira ati gutya na gutya gutya na gutya, ibi n'ibi uzabigenze gutya na gutya. Bisa n'ibitandukanye kandi n'andi mabaruwa yagiye yandikirwa abantu runaka. Yego dushobora kuyakoresha, dushobora kureba yababwiraga iki, mu gihe byari bimeze gute, kubera iyihe mpamvu, byanyigisha iki, byamfasha iki, ariko aho bitandukanye cyane n'ayo magambo yabwirwaga umuntu ku ruhande rwe, yaba yabwirwaga ba Mose, ba Aburahamu, ba Dawidi n'abandi. Dushobora kuyakoresha kandi mu by'ukuri bikatugirira akamaro, bikatwubaka, ariko aho birasobanutse. Ni ibimenyetso bizagumana n'abizera, ni ibimenyetso, ni ibitangaza bizakorwa n'abizera. Iri jambo ndisobanukiwe vuba yuko ari igihe cyawe, ari igihe cyacu, ari igihe cy'uwizera wese kubyemera. Kuko ntirivuze Abayisirayeli, ntirivuze Abanyaburaya, ntirivuze Abanyamerika, ntibivuze abo mu bindi bihugu, bivuze wowe wizera Yesu Kristo. Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Nagira ngo wongere ufate umwanya usome neza aya magambo, hanyuma jye nawe dutangire dutekereze ngo niba ibyanditswe byera bivuga ukuri, niba iki cyanditswe kitubwiye amagambo kandi Bibiliya ikaba itabeshya, ni ryari? Dutegereje iki? Nta kindi dutegereje, dutegereje gukora icyo Bibiliya itubwira. Ibimenyetso bizagumana n'abizera. Dushobora kuvanamo abizera tugashyiramo izina ryawe, cyangwa tugashyiramo izina ryanjye. Ibimenyetso bizagumana n'ibi: bazakora ibi, bazakora ibi, bazakora ibi. Rero ushobora kumva ari ibintu byagenewe abantu runaka, ariko ukwizera niko kuzanisha ibikorwa byiza bigendanye kandi n'ijambo ry'Imana. Reka nguhe ubuhamya gatoya ku binyerekeye, kandi uko ni ukuri. Rimwe nari mfite ubushake bwo gukora neza, nta bushobozi mfite. Nagombaga gusura umuntu kandi kure, kandi mu by'ukuri nari nkwiye kugira icyo muha nkurikije aho yari arwariye n'aho atuye. Hanyuma njya kumusura, ariko ngenda mfite icyifuzo muri jye, nibaza ngo Imana iramfasha nze gutora amafaranga, hanyuma nze kumuguriramo nibura ikintu cyoroheje. Nkibaza ko nishobora gutora amafaranga, nahise ntekereza uwaba wayataye. Ndavuga none se ni ngombwa ko umuntu ata amafaranga kugira ngo nyatore mfashe umurwayi? Nza kubwibaza ngo ndimo ndifuza nabi,
kuko icyo ntifuza ko cyambaho sinari nkwiye kucyifuriza undi. Nahise mbwira Imana ngo Mana mbabarira. Naragiye ngera aho yari aryamye, sinatinze kumuganiriza, sinamaranye nawe umwanya kuko numvaga mfite n'ikimwaro cyane cyane kuko numvaga nibazana ubuse amaboko masa, amagambo masa aramufasha iki. Cyakora namubwiye amagambo yo kwiringira Imana ikiza abarwayi, hanyuma ndangije numva ijambo rivuga ngo icyo nzanye nicyo ngiye kuguha. Nzanye kwizera ko Imana ishobora gukora igitangaza kandi ushobora gukira kandi ushobora kubona ibyo kurya byiza bivuye mu kuboko kwayo. Mu by'ukuri yari arembye cyane, ariko nubwo wenda atari kubasha kurya, ariko n'umurwaje yari akeneye kurya. Ndamusengera, hanyuma wari umurwaje aramperekeza kandi mu maso hari harimo umunaniro n'inzara. Mu by'ukuri duhuye n'abantu binjira, sinatekereje ko harimo uje nk'igisubizo, ariko mu gihe gito cyane umurwaza yambwiye ngo mu bantu twahuye hari harimo abari baje kumusura, bazanye potaje, bazanye ibiki n'ibiki n'ibiki kandi byiza cyane, kandi nawe nyuma y'iminsi 3 gusa yari avuye mu bitaro asubiye mu muryango we. Ibyo byabaye nabyibutse ubwo nateguraga kuza kuganira nawe ngo iki ni igihe cyawe cyo gukoreshwa ibitangaza. Ntutindiganye, ibikora niyo twizera. Icyo dusabwa ni ukubyemera, icyo dusabwa ni ugutera intambwe, ubundi bindi ni iby'Imana nyir'isi n'ijuru. Urakoze rero, ngushimiye yuko kwisuzugura no kwigaya birangirana n'uyu mwanya, kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu.